Imana data twese, Imana ishobora byose, turagushimiye muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Wakoze kutugira neza, wakoze kubana natwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye uburyo urinda, uzi kurinda Mana, uzi kurinda mu bikomeye no mu byoroheje. Uduhaye igitondo cyiza, uturemeye umunsi mwiza ngo tuwishimiremo. Umwami Yesu nahabwe icyubahiro kandi ntushyirwe hejuru muri byose. Turagukunda papa, kubera yuko niwe wabanje kudukunda. Turibuka cyane urukundo dukunda. Mwami Yesu turakwingenza kugira ngo uyu munsi uduheshe umugisha, aho tujya hose tugaragaza urukundo rwawe. Ubwami bwawe bose aho turi bukandagiza ibirenge hose, kandi mu izina rya Yesu rikomeye, ubwami bwawe buze no mu kazi, n'ahantu hose turi bukorere, n'aho turi bugende, n'aho turi bwicare, ibyo turi bukore cyose ubwami bwawe buze. Icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko kiri gukorwa mu ijuru. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Haleluya. Tugushimiye neza yawe ugira rero. N'uyu munsi uturemeye ngo tuwishimiremo, turagushimiye cyane. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko ugota abantu bawe. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'ejo bundi, kwa rurikirana ubu ni kuri. Uri Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Uri Jehova Rafa, Jehova Yire, Jehova Shalom, Jehova Nisi. Uri amahoro yacu papa, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri ibyiringiro by'abagutegereza, uri mu bwisho bwawe. Ntajya agira ubwoba. Tugushimiye neza ugira, tugushimiye urukundo rwawe rutangaje, tugushimiye ubuntu bwawe bukomeye, tugushimiye igitinyiro cyawe. Uri Imana iduha kurama, uri Imana iduha ubuzima, uri Imana iduha favor, uri Imana iduha igikundiro, uri Imana iduhesha umugisha. Naho abantu batawufite twe tukaba tuwufite, abantu aho byanze twe bikaba biri kugenda, ko turi kumwe n'Imana ishobora byose. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Urakoze rero mwami nyir'ingabo, nuturinde nk'uko wadusezeranije, kandi utugirire neza mu izina ryawe rikomeye, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Turi mu minsi igoye, Paul yaravuze ngo y'ubugoryi igoramye, iminsi mibi cyane, ariko uko byaba bimeze kose turabizi neza ko urufatiro rw'Uwiteka rugihari, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, kandi abavuga iryo zina bave mu bidatunganye. Tubizi neza rero Mana, turiho ikimenyetso cy'amaraso. Haleluya. Turiho ikimenyetso cy'amaraso, twacungujwe amaraso akomeye, kandi turiho imbaraga zidasanzwe. Ijambo ryarambwiye ngo imbaraga za Yesu mu gituro nizo zikorera muri twebwe abayizera. Rero uyu munsi turagushimye kandi turawuguhaye kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Aho turi bukandagiza ibirenge byacu, waravuze ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Imigisha yo mu mwuka ibonwa n'abanyamwuka, imigisha yawe ibonwa n'abagushakana umwete. Yarambwiye ngo abagushakana umwete bose barakubona, kandi ukunda abagukunda mu mahanga yose. Abavuga izina ry'Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka papa, turabemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Bana n'abantu bose rero tubanye muri iki kiganiro Buri Gitondo Hamwe na Yesu. Sinabura kukubwira ngo baheshe umugisha aho bari bukandagize hose uhabaye mu izina rya Yesu. Abakubaha mu mahanga yose urabemera. Nyemerera rero bagirire neza kandi ubiteho muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana nishimwe, data nashyirwe hejuru. Yesu nuhabwe icyubahiro. N'abatakuzi bakomenye, n'abatagukunda bagukunde, n'abatakubaha bakubahe, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Imana ibagirire neza. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana riri muri igitabo cya Nehemiya, ni igice cya 6:9. Haravuga ngo bose bashaka kudukangisha, bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Amen. Bose bashaka kudukangisha, bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Yesu nashimwe cyane. Muri iki gitondo reka mbabwire ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yacu ikomeza amaboko y'abayisenga, Imana yacu ikomeza amaboko y'abera, Imana yacu ikomeza amaboko y'abakozi, Imana yacu idukomereza amaboko. Niryo jambo turi buvugeho. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo rero, ni igitabo cya Nehemiya, n'amagambo
ni ijambo ry'Imana ryavugaga ku murimo wari urimo ukorwa n'abantu bari bavuye mu bunyage i Babuloni. Murabizi ko Nehemiya umurimo yakoraga ibwami, ariko igihe cyarageze ngo yumve inkuru z'iwabo i Yerusalemu, ngo agira umutima, agira agahinda kenshi, atangira gusenga kugeza igihe umwami amubajije ati se wabaye iki? Aravuga ati nta makuru numvise, i Yerusalemu harahiye, amarembo yawe yabaye amatongo. Umwami aramubwira ati hari icyo nsaba, ariko ngo yari yabanje gusenga mu mutima. Hanyuma rero asaba umwami kujya kubaka inkike zasenyutse n'amarembo yahiye. Agezeyo rero ahura n'abagabo batashakaga ko yubaka, ahura na basani baratabura na batobiya, ahura na bageshemu. Ahangaha reka mbibutse neza yuko abanze mu murimo ntago babura, abanzi b'urugo ntibabura, abanzi ba business ntibabura, abanzi b'umurimo w'Imana ntibabura. Ikintu cyose kigira abanzi bacyo. Ntuzigera ubona ikintu kidafite abanzi, aho ngaho Satani yaba atakiri ku isi. Ikintu cyose kigira abanzi, kigira abakirwanya, abagishinzwe bashinzwe kugica intege no kukirwanya. Ariko turashimira Imana Nyiringabo, Bibiliya yatubwiye ngo ariko Mana yanjye ujye unkomereza amaboko. Nubwo ibintu byose bigira abanzi, ariko amaboko y'abera ntatenebuka. Nubwo ibintu byose bigira abanzi, hari marayika, hari umwuka wera ahora afasha amaboko y'abera kugira ngo tutatenebukirwa. Iyo bibi byo tuba twaramiswe bunguri. Dawidi yaravuze, aravuga ngo mba nararabye iyo nibuka ko nzabona kugira neza ko Uwiteka mu isi y'ababaho. Umuhengeri waramutwaye ntabakiriho, ariko ngo yibutse ko azabona kugira neza ko Uwiteka mu isi y'ababaho, ngo ntiyaraba. Natwe tuba twararabye, hari abashumba bararabye, abavuga butumwa bararabye, abakozi Imana bararabye, ibintu byose biba byaratumye baraba kandi ntibyabuze. Ariko twibutse ko tuzabona Imana, tukabona kugira neza ko Uwiteka Imana mu isi y'ababaho. Nitwaraba. Yarongera arasenga aravuga ngo Mana ndagushimye ko warenze amaso yanjye amarira, umutima wanjye ukawurinda amaganya, ibirenge byacu ukabirinda gusitara. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo reka nkubwire ngo hari Imana irinda amaso yacu amarira, hari Imana irinda imitima yacu amaganya, hari Imana irinda ibirenge byacu gusitara ikabishyira ahumutse, natwe tugahagarara neza. n'igihome kirekire umukiranutsi abongeramo agakira, n'urutare rurerure. Ni Imana ishobora byose, Imana ishyirwe hejuru. Hanyuma rero umugabo Nehemiya ahura n'abanzi mu murimo babuza umugabo kubaka urukuta cyangwa se inkike, ku buryo bavuze ngo ingunzu nizibyurira zizabihenura, zizabirundura. Tekereza ingunzu hejuru y'inkike uburyo zakurira ibintu bikarunduka, ariko mwanze ntabura icyo avuga. Ikiguca intege ntabwo ari cyinshi, si ngombwa ko bakubwire ikintu gikomeye. Intambara y'umwanzi, intambara y'iterabwoba muri uyu murimo cyangwa se muri uru rugendo, ntago bisaba ngo bakubwire ibintu bihambaye, bakubwire ibintu bikomeye. Oya, ntago ari cyo bisaba. Afite strategy nyinshi anyuramo akaguca intege ukananirwa kwiyubakira inkiki. Ariko nkubwire ngo Sanibalati, Tobiya na Geshemu ntago batuma umurimo udohoka. Umurimo wicwa n'abakozi babi, umurimo wicwa n'abantu babi, umurimo wicwa n'abakozi babi. Si amagambo ya Sanibalati na Tobiya na Geshemu, kuko bo bazavuga, ariko abakozi bahamagawe ni Uwiteka Imana, abari mu mbaraga zisumba byose. Ijambo ry'aramwenga bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abantu bazi Imana yabo ntibajye batenebukirwa. Amaboko y'abera ahora afashwe n'Uwiteka. Ijambo ryarambwiye ngo abanyembaraga barirukanka bakaruha, abasore mugenda bariruka bakaruha ndetse bakanacogora, ariko abategereza Uwiteka Imana bazagenda ntibazananirwa, bazasimbuka, bazagenda nk'ibisiga, bazaguruka nk'ibisiga byo mu kirere. Nikomeza amavi asukuma n'amaboko atenebukiwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero baramukangisha, ariko uyu murimo wicwa n'abakozi babi, uyu murimo wicwa n'abakozi babi, uyu murimo wicwa n'abakozi babi. Ntuzavuge ngo urumva barankanze. Sanibalati yaravuze, Tobiya yaravuze, nibavuge bongere bavuge, ntuzanabuza no kuvuga. Umunyarwanda niwavuze ngo ntawabuze inyombya kuyomba kereka ashaka kuba nkayo. Ntuzabuza abaguca intege kuguca intege, ntuzabuza Satani mu kazi. Ariko icyo tuzi ni kimwe, abegera Imana irabegera, abayubaha amahanga yose irabemera. Imana idukomereza amaboko, Imana ishimwe cyane. Ntabwo twabuza abasani barati kwikorera ibyo bakora, ariko turashimira Imana ishobora byose, ko ariyo yonyine dukomereza amaboko. Tuba twarayamanuye, tuba twararabye, tuba twarashize, tuba twararangiye, ariko Imana idukomereza amaboko. Yesu nahabwa icyubahiro. Hanyuma rero baramukangisha, bamubwira ibintu byinshi, bageze bamuha inzandiko ngo mu mahanga yose mo biravugwa. Abandi baramuhanurira, avuye duhurira mu rusengero. Nemera avuga ati ndi gukora umurimo ukomeye. Bashuti banjye ndi gukora umurimo ukomeye, turakora umurimo ukomeye.
haleluya, Imana ishimwe cyane. Avuga ati ntago nakareka ibyo ntago bibaho, ntago namanurwa no kumva ibyo muvuga, ndi gukora umurimo w'Imana ukomeye cyane, ntago naza kubatega amatwi. Impamvu ufite impamvu zituma utentebukirwa, ufite n'umwanya wo gutega amatwi abaguca intege, nuko wabuze icyo ukora, uri umushomeri muri uyu murimo cyangwa se uri umunebwe muri kimwe, kuko yaba uzi neza icyo ukora ukaba ufite impamvu zituma ukora, hari umwanya udafite. Aravuga ngo buse umuntu nkanjye w'umugabo nzanwe no kumva amagambo, ndi gukora umurimo ukomeye, turakora umurimo ukomeye bavandimwe. Hanyuma ageze kuri umurongo wa 9 rero aho twasomye aravuga ngo bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo ntukorwe, bashaka kudukangisha. Ufite byinshi bigukangisha, negera umusozo. Ufite byinshi biguca intege, ufite byinshi biri kugutera ubwoba, ubukene bwagutera ubwoba, umuryango wagutera ubwoba, inshuti zagutera ubwoba, abavandimwe bagutera ubwoba, isi ubwayo yagukanga, ubwoba bw'isi, ibihuha. Yesu yaravuze ngo hafi aho ninjya kuza muzumva inkuru z'ibihuha n'iz'intambara, amahoro azaba yarabuze mu isi. Ibyo nabyo ni irindi terabwoba, ni ibindi bikangisho. Satani aba bifite impande n'impande, aba bikangisha abantu bose hatandukanye. Nababwiye ngo mu murimo uwo ari wo wose, icyo ukora cyose ntago wabura abanzi, ntago bishoboka. Kandi abanzi narabwiye ngo abadukirana nabo si abantu bambaye umubiri, kandi ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibitegeka isi y'umwijima, ariko turashimira Imana Nyiringabo. Amaboko yacu ntajya atentebukirwa, wapi, never, ntago bishoboka. Koko afashwe n'umugabo ukomeye. Erega turakomeye kubera papa, turakomeye kubera Imana yacu, turakomeye kubera umwuka wera turimo. Amaboko yacu afashwe n'umugabo ukomeye, afashwe n'umunyembaraga. Niyo mpamvu tudatentebuka amaboko. Aravuga rero ngo bose bashakaga kudukangisha. Sinzi cyashaka kugukangisha muri iki gitondo. Ni ibiki birimo bigukangisha? Ni ibiki birimo bigutera ubwoba? Sani barate wawe ninde? Tobiya wawe ninde? Geshemu wawe ninde? Ahashobora kuba atari umuntu, ntuze no kubyitiranya. Ariko se ni ibiki? Hari ibyo watangiye gukora uhura na Tobiya na Geshemu, hari ibyo urimo ukora bya wahuye na Tobiya na Geshemu, wabwire ngo oya, ntago muri butentebuke. Ibi ntago ndi bubihagarike nimba uri kumwe n'Uwiteka Imana neza. Abatasi b'Abisiraheli nibo bagiye gutata so, hanyuma rero bahurira n'abanaki, ngo hari abagabo banini basi, ngo kandi babanaki banini cyane. Hanyuma bamwe baravuga ati abangaba rwose ntabwo twabatinyuka. Abahungu babiri barahaguruka baravuga karibu na Yesu, ngo nimba Imana iri mu ruhande rwacu, abo muri icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima. Bo ntibafite ikibakingira cyangwa se Imana rurema, ariko twebweho Imana iri mu ruhande rwacu. Imana idukomeresha amaboko, niyo iri mu ruhande rwacu. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo, data gukomereza amaboko, Imana igukomereza amaboko mu izina rya data wa twese. Imana igukomereza amaboko. We wari umanutse utentebuke, wumvaga wari ku rugo rwawe, wumvaga ibintu byanze, wumvaga wava mu murimo, pasiteri wumvaga unaniwe, inshuti zanjye mwumvaga mutentebukiwe, data arahari ngo agukomereza amaboko. Imana irahari ngo igukomereza amaboko, yongere kubake, wubakike, yongere gushyiramo imbaraga z'umutima. Yarambwiye ngo umwana arakuragwiza imbaraga z'umubiri n'iz'umutima, ngaguma mu butayu kugeza igihe yerekewe Abisiraheli. Maybe uri kunyura mu butayu, urigura na Sanibara, urigura na Tobiya, urigura na Geshemu, ariko ni Imana ituma umuntu akomera umutima, ni Imana ituma umuntu agira imbaraga z'umutima. Imana igukomereza amaboko, Imana ikumanikira amaboko, ntucike intege mu ntambara. Sanibara na Tobiya igihe cye kizarangira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aravuga ngo bari bazi ko umurimo wacu uzacika intege, ngo ntukorwe, ngo amaboko yacu nebuka. Arangije arasenga aravuga ngo ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Iri sengesho rero nawe urisenge muri iki gitondo, Imana igukomereza amaboko. Ndabakunda, ndabasengera, kandi Yesu adukomereza amaboko twembi. Iterabwoba ni ryinshi, ibiduca intege ni byinshi, ibidukangisha ni byinshi, ibintu biba ari byinshi cyane. Ubuzima bwawe bwa buri munsi sindi bwinjire muri detail, ariko nabicara urebe nibiki biri kunkangisha. Navuze minerivare z'abana byabaye igikangisho, ubushomeri bwabaye igikangisho, akazi kabaye igikangisho, ese ibintu byose byabaye ibikangisho, uwo twashakanye yabaye igikangisho. Niye Satani ari kunyuranga gukoresha ibya agukorera nkuko Sanibara na Tobiya bavugaga ngo izi nkeke neze zuzura, ariko muri iki gitondo mubwire ngo zizuzura mu izina rya Yesu. Vuga izina rya, vuga ngo njyewe runaka inkike nzazuzuza mu izina rya Yesu.
nge runaka nzarwubaka runo rugo mu izina rya Yesu, aka kazi nzagakora mu izina rya Yesu, ubuzima nzabunyuramo mu izina rya Yesu, amaboko yanjye akomejwe n'Uwiteka. Mwaturire mu buha amakuru ashobora kuba atayazi, bwira Satani ati amakuru ntuyazi neza. Imana yacu dukomereza amaboko, Imana yacu ni gukomereza amaboko kandi kubake wubakike, inkike zizuzura. Nkubwire ngo inkike zizuzura, humura ni ibintu bitagenda, inkike zizuzura. Nimba Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, inkike zizuzura. Imana ni kugire neza kandi Imana ni guha umugisha. Haleluya, haleluya, shalom, 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 shalom. Mugubwe neza kandi mubane n'Imana uyu munsi. Umwami Yesu abasetse, umwuka wera agendane namwe. Amen.